kubana nawe na tunashukuru Mungu kuwa pamoja naye siku ya leo. Ayo ni amakuru muvyeyi turamujyana ku bitaro naha dusengera hapa ambapo tunashiriza hano kuko ntihari impamvu zikomeye kuko twese twari tumusangiye duhurira ku bitaro, ariko noneho baza kutubwira bati kuko hari ahegereye ibitaro reka ariho babaye. Tujya ku bitaro baramupima, nyuma yaho tujya aho bari bacumbitse turataha. Bukeye yari afite batubwira kuko baza tuzinjira ibitaro ejo mu gitondo hashize noneho na gatatu na kabiri bari biriwe twiriwe mu rugo, reka noneho tuwe nk'abasohoka tutembere harya tuzunguru tuzanye imodoka baratinze ndinjiye muri chambre ngiye mu nzu ngiye kubareba, mumare gushika nsanga arahagaze sinko tutagenda azunguza umutwe sinzi uko mbaye yika hasi nuko hanyuma turamufata n'abandi bari hanze turabahamagara baraza baradufasha tumwinjiza mu modoka tumujana kwa muganga. Dushitse ico bakoze bagerageje kumufasha kugira ngo tension yiwe bayigarure, nyuma yaho bamwinjiza mu bitaro ararama, ariko yari yagarutse turavugana twavuye nko mu bitaro nko masaha 4 dusubira mu icumbi. Bukeye mu gitondo dusubirayo, dushitse dusanga yagumye ku yari ataraye neza cyane, ariko dushika ati ubundi ni sawa ko ndumva ameze neza. Nuko abaganga bati ikibazo cari yari yahuye naco mu Rwanda nico cyasuye kugaruka, rero dukwiriye kumufasha kugira ngo tubikore. Nuko noneho muri ca gitondo tugerageza kuvuga ngo dushakishe uburyo bugira nibwo pasiteri yaje baguma gutera urwenya nyine nta kibazo kabisa yari afite kinini twabonaga yuko ari udusi. Ariko mu mwanya bati murabizi by'abaganga bino nimushaka andi mafaranga mwongere kuyo mwatanze ejo tumujane muri bagende baje kumukoreraga ibyo bari bakwiye kumukorera kugira ngo bafungure amaraso aje ku mutima. Nuko mu gihe turangije bataramutwara we yari mubize ba mbere b'abanyamurenge yageze agenda ahantu Rulimba kera tutaravuka n'abandi hariho n'abandi bagabo. Turasubira twongera kubonera kuri we gukunda Imana. Yeme nukuri abantu baza bavuga ngo twomutemanye ngubwo ari data, oya simutemanye kuko ari data kubaruta mwebwe mwabanye nawe mu matorero basaba amaparuwasi kwa Ruhigita yarabarimo. Biragorana atari ko dukomeza gusenga Imana ati Imana iratubwira. Uyu wacu niwe wamubajije aramubwira ngo se ngo gituma waguma kutubwira ngo Imana iratubwira ivogera muri indi. Aravuga ngo ibyo ni mubyihorere, twari turi kumwe simbeshe ngo ibyo ni mubyihorere, ngo Imana iratubwira ngo tuzobona paruwasi. Ati twari ko dusengera paruwasi. Noneho wacu wagumye kumuhata cyane sinzi ibyo yarakurikiye muri bariko naje kubona nyine nanje ico yarakurikiye. Tubwira umuntu wari kuhanora uwo munsi aravuga ngo nijeyo. Imana ishimwe cyane kuko uwo munsi ico kintu yarakivuze kiramfasha. Aravuga ngo nijeyo ngo ariko nta ngibyo si ngo bifite akamaro. Imana ngo ije kubaha basabye paruwasi imwe yo mu Bijombo. Imana ngo ije kubaha ibaheza paruwasi zine. Noneho muri zo paruwasi harimo izo iparuwasi zo mu Minembwe bari bose bari bagituye na Methodiste na Sepake bose bari bakira umuntu. Noneho ngo bamare iparuwasi barazigabura. Baje gutandukana nyuma Imana yari yarateye yagumye kugikuza n'ubu nimburi hano nimba n'undi yarasigaye iriya nibyo bikiturera n'ubu ngubu. Dushimiye Imana kuko uno munsi
mu gihe bampamagaraga ngo nituze nishimiye kuko nzomubona tukaganira kandi twaganiriye byinshi nyine murumva umwana ugize iminsi atabona se tutaganira ibintu byinshi ariko muzo twari ko tuganira harimo n'amagambo akomeye nyine yatubwiye ibintu byinshi hari ibintu mubaza nk'umubyeyi hari ibintu nawe yambwiraga asa nyine numbwira nk'umwana ategeka ariko cyane cyane icyo tumushimira nuko yakomeje kwizera kuva igihe amenya Imana igihe bizereye batangirana na bakajabika hariya mu bijombo habaje kuba ingorane Imana imutuma mu turambo baranga kabisa communauté yose baruhigita baranga conseil ya communauté yose ya Selpa iranga kuko batekerezaga kuko ngo bamwe bakaza bakavuga bati nagendiriya ngo agiye kubasamburira amakanisa ariko wese icyo cyari ko kimujana yari afite ubutumwa nuko kwezaho barusha baremera baramwandikira ndetse n'abarya bamurwanyaga bose baramushimira atangira imirimo y'Imana iriya ariko yanayikoraga naho yasize kandi abari baranze bavuga kuko yobasiga ikanisa ntirigende neza bakajabika kuko bamubwiye ngo nimba ari Imana yakubwiye izatuvugiremo natwe baramubloka ngo hashira imyaka 2 nyuma ibyo byose se nari mbizi yabimbwiye ejo bundi uwo munsi yarangije uwo munsi yafashwe kwa nono kugezaho Imana nawe yabavugiyemo kajabika ngo aramubwira ngo nukuri ngo izo watubwiye nukuri ngo Imana natwe yabitubwiye bamwandikira urwandiko baramutuma agenda itombwe Imana ishimwe kuko yakoze imirimo yiwe ku Ndondo yakoze imirimo yiwe ibubembe se cyangwa turambo aho yakoze hose yavuze ubutumwa ibukavu yavuze ubutumwa ibuvira yavuze ubutumwa ahantu henshi ariko ageze igihe Imana imutuma no mu Rwanda ibyo simbivuga birebere kuko sinabayeyo ariko ubuhamya mfite nuko yatangiriye ku itorero ry'Iremera nyuma y'Iremera yabyaye amatorero menshi cyane arenga 10 kandi yafashije abantu benshi mu mirimo yakoze mwese murayizi nuko abo yafashije bose yabareze mu ijambo ry'ukuri kandi bose bamwigiyeho ku mirimo yakoreshaga amaboko bamwigiraho ku mirimo yakoreshaga ubwenge nyine n'umwuka ibyo byose nibyo bitugejeje mu ijambo ryo kurangiza nababwiye ko atageza arwara kandi kugeza ejo bundi nanje nariko ntangara kubona muzehe wirukankaga ku misozi ariko aragenda noneho amaguru asa natihuta asa nafatanye kamubwira ntari ko uyu niwe utakibasha kugenda gutya hati sinanje sini mukumenya ikintu cambayemo niyo ndwara twari ko tubona ngo tujega kumuvuza imitsi naho yaje gusezera noneho mu gihe yavuganaga na bishop hano titwabimenye twebwe ariko ndagira ngo Dr. we bari bavuganye yari afite ikintu nyine yari kwaja gukora umukristo niko Bibiliya izitubwira nimba waravuze ikintu se cyangwe sizi ko mubyita waragambiriye ikintu gikore kuko urya n'umuzigo wishizeho yaraje tutabizi ariko iwaraza akora umurimo ariko kandi wenda mu bantu bose kuko mubona hano se twari dutuye ariko Imana yabazanye hano izi yabi icyatumye bitera n'icyatumye imuzana akaza kurangiriza hano nayo irabizi icyambere ndababwira ngo nimukomere nubwo hano atari iwacu nimukomere ariko mu nzira ya Gikristo naho mukomere kuruta ariko nahandi mumbisize ukuntu yababwiye barambwiye ngo hano sinabayeho uwo munsi yarababwiye ngo kugano ngo ndiye nandi muhaye mubimenye ngo no Imana y'abantumyeho sinzi niba mwibuka iryo jambo yababwiye ngo Imana yobaye abantumyeho umuntu nyine uvuga nka kurya bavuze mbere hari igihe atavuga ngo Imana y'abantumyeho akavuga ngo Imana yobaye abantumyeho ariko yavuze ngo Imana y'abantumyeho yaje kubasezera aza no kudusezera natwe hano ku mirimo yakoze ku kuntu mwamwakiriye bishop namwe abakristo bose ba hano akageza igihe asezera akavuga ubutumwa agakora ibyamuzanye se cyangwa nyine kuko yarabizi iby'ukuri yarabizi ko azogenda kuko yaratubwiraga ngo nimwumva ngo nubu mwokumva ntambutse ngo mwoshituka ngo kuko iki Imana yaduhamagariye gukora twaragikoze ngo igisigaye nukuvuga ngo tugende gusa turinde umunsi wacu
ati n'imyaka tugezemo twona agenda nta kibazo. Ukumva gutunda hagenda babwira yarabizi. Ariko naje nja guhaguruka umuntu umwe arambwira, na muntu usenga Imana arambwira tuhaye dusenga, arambwira atari ko mbonye iwanyu mugira ikiriyo. Nano bisa n'ibishituye ariko sinatekerezaga ko data arwaye bwo kuvuga ngo ndiko ndagenda kuja kuvugana nabo ngo azogenda. Oya, sinanabyitayeho. Ejo mu gitondo ndamuhamagara ntiye umusaza yarwaye none musengere. Ati tugiye gusenga turi kumwe n'abandi turi mu gitaramo turasenga. Imana irasubira bibereka niho yambimbwiye ejo kumanywa maze kumubwira ko umuntu yatabarutse. Arambwira ngo burya nanze kuguhamagara kugira ngo nkubwire. Ati mujya mu gitaramo Imana yaratubwiye ngo mugende mu muhamirize mu mubwire ngo umugena aratashe. Ati kandi agenda akomera. Tiyabimbwira yanga ko bimbwira. Nono ejo mu gitondo gamuhamagara ndi umuntu yarangije arambwira ati twanze kukubwira ariko si indwara yamutwaye kandi si mwebwe kandi si ikindi cyamutwaye, n'Imana yonyine yateguje kumutwara muri uyu mwanya. Imana ishimwe cyane kuko natwe abana twahabaye kandi kubaho kwiyo kwaradukomeje. Ariko ikintu natekereje kiki naje kiranzenga bukeya, uriya muntu mubona hariya hamwe n'Imana yiwe bari bafite sekere, bari babitse bampishe jewe. Kuki abandi bari babimenye ibo bakampisha, kuki we yarabizi ariko akampisha. Wendi yaje kumbwira mba narahungabanye, cyangwa yaje kumbwira haba harabaye ibindi. Ariko Imana ishimwe kuko yamuhaye sagesse, imuhereza n'ituze n'ubuyobozi. Yatwigishije neza, muzobaze neza mu rugo rwacu nk'abana, yatwigishije neza. Umuryango wose yawuhamagaraga yarawuremye. Umuryango wose ukuye mwacu gusa n'abandi bose yarabaremye. Kandi ubu yari mu buzuke byo guhamagara abantu hirya no hino, abaheza amakonseye. Ibyo byose byari bigaragaza kuko ari mu nzira. Ariko kuba tugejeje uyu munsi dumuherekeje turi kumwe namwe ni ishema rinini, kandi turakomeye. N'ukuri mugende mumenye ngo turakomeye kandi namwe mukomere nkuko natwe dukomeye. Twaherekeje intwari yarangije neza, kandi twese yaba torangije nkawe n'ukuri n'umugisha munini tuzamusanga. Amen.